Ukasiri gususa wisize sosi mu musaya wa sadunda. Niko se wanyene ihene we. Ibyo ndikubaza ari byo kunsubiza. Ibyo byose byambaye tutararanye. Nimuze mumfata ndamufite. Urashize none. Dada. Nako. Ni habaye kustekani. kandi hoje kunyeshesha kumumanga ntuvuge urashaka icyo giye kuvuga se ntubizi mbizi nte ubu ko byutse nkumva ati kobera mu muhogo ubu ni warayuniga ubuniga nguhori ngiye nawe napanze kukuniga ukabyuka uri muzima iyo mba ndi muzima ubu mba ndi kuvuga gutya kandi mujye munyumvira none banyweye bikagera imishari ngiye mbizi nkaba nakinyweye ryari ninjoro nijoro aho wari uri siho nari yego ne wari uri ariko hari ukuntu umuntu yikobyora akagukwepa agasomaho rimwe rero wasanga wasomye ku bushera wowe akaba ari imisuri kurimo ahanga mu muhogo nijoro se sinavugaga neza wavugaga neza none hari ukuntu rero wasanga wakangutse byo ngibyo akarwo bikugaruka nyine shareka imitwe reka mujye muvuga wankoze iki kandi mujye munyumvira twararanye twararanye ndi kukubaza se uri kwivugisha gutyo ubundi wari ibintu ntango ndi gutangura kuko nari ndi imikino kuko ndi kwisaraza ngabanya himitwe wano kwa kundi wanyibetaga nijoro wasanga wanyweye tuyoga kudukorano akariko kwakugarutse ukaruja kubimbaza none ndabibaza nde wundi ariko ubundi two tuyoga twudukorano uri kuvuga nijoro nabyutse njya kutunywa ntabwo twa turi kumwe po byumvikanye ikigaragara cyo nibyo warose Imana y'u Rwanda iyo umuntu yarose isabye ko atari kuvuga hari ukuntu warose bari nko kukuniga uri kuvuza induru iyo ndi kuvuza induru se ntabwo ari kunyumva ntabyuma gute kandi uri mu nzozi Horse ngende kubeshya wasanga warose uri kuvuza induru amara ko turi kuvuza induru aho bari kukunigira mu nzozi bikaza rero bikakugira ingaruka nyuma y'amarido ahubwo ngo bisobanure neza wanigiye mwirito ndumva bihamije neza rwo bihagazeho none ibyo by'amarido biri kuzamo gute mva kandi tangiye kubihuza n'iby'amarido se kamaze nkubaza we nizembara gufite ku buryo nategereza kusinzira kugira ngo nkunike nanjye nicyo cyanyobeye izo mbaraga hari zifite so kubizi nyine nanjye nibyo ndi kukubaza nyine nge rero reka nkubwire ndamutse napanze kukuniga nakunigura imaso kugira ngo ucurangure cyangwa se nanakuniga usinzira impamo y'Imana ntiwabyumva sha bitewe n'ibintu uri kuvuga nakubajije biragaragara ko wabigerageje ariko ntubigireho karibwa n'inzara kuri pasika urandeberera urumva ukuntu umuzindukiye wa mwaka hanyuma wari umugisha ku buryo urana n'umurakabyo ukayasaraye ngo washatse uvuga ngiye mwaka ibyo niho byivugiye kavuze nduri bireba kavuga idahiye gashama urandebera uwo mugorera urumva ukuntu umuzindutse utukana muri igitondo hanyuma urandukanye ceceke hakubwira ukavuga amagambo maze wese ni message uri kwandika hapi ntago ari message ndi kwandika ariko ngiye kukubwira amagambo mazima shingiye ku mafuti wambajije uvuga ibitajyanye rero nakubajije kuki twaranye nkabyuka nasaraye ese nkubaza ikintu kimwe hasaraye umuhogo wanjye none wawe baje si wowe wararanye nawe wowe nyirawe ugomba no kumenya ibyahuje ahubwo byaturutse niwe bibaza rero twararanye nyine ari tuba muri iyi nzu se none se ngende umuzamu w'umuhogo wawe gahogozwa n'ihohoterwa ryo muri Gashyantare kandi nyumvira aho ushatse kunyibutsa ibyo nakorewe ibyo njye nabivuze aho ushatse gutekereza ko ihohoterwa wakorewe nijoro aho rihuriye n'ibyo nagukoreye njyewe nibyo ubundi nibyo nashaka kuvuga mbese uri kubona ko nari kwihorera cyane nakihora se wakorera ku muntu wagiye n'ubundi ngo ubundi wowe ubona uriho ninde uriho ni wowe uriho utariho n'ubundi wambwira ko umuntu w'umugore nkawe mu bigage mu misururu muri mitsingi hose ukagenda ukavanga imvange ndetse n'utwabiri n'uko udukorana rwose simba niguriye se ubundi wigurira ibi umuntu w'umugabo wabyukira ku gikoma aba ari koza ibyombo nta mugabo nashatse umukozi yumvira kandi ngo wanizwe umuntu wanizwe uri kuvuga nk'isandi gutya ba gasandara ubwonko wadebewe sawa mukadebewe wanyuzwe se n'uwumva imbere nikomereza ibyo nari ndimo nkumva imbere iki reka nguhe ikiboneza mvugo urabona igihe wampereye naguhereye n'ubundi sigaye nkura ngo ntabwo uri muzima kubera iki se ubu sindi muzima reba baratwavuye batwirukanye kubera amakimbirane ahora mu muryango n'ahantu hashyashya urugira ngo batumenye byose si wowe bite njye bite cyangwa wowe ni wowe urazinduka mu gitondo mbaza umuhogo wawe ko mbarwana n'uwanjye urajya nyacunga n'uwawe wikomeza gutaruka ibintu uragira ngo n'ahandi bahatwirukane hanyuma y'ibyo byose uvuze se noneho ukaba wifuza ikira nyine ubwire ibyambaye hasi ndakubwira nkandi ngende mugabo ko waje usanga meze gutya hari diplome y'ubuganga ngira nanjye nibyo nshaka kumenya ntayo ngira urabizi cya kabiri sinize ubuganga sindi umupfumu sinavukiye mu bapfumu n'ibyo byose nta makuru na make mbifiteho hakuye umugabo ra mugabo hakuye umugore nawe noneho ko
kumva ibintu byose ukuntu hakagaza uruhande rwanjye kanyireshyeshyaho ye noneho si imihogo yakizera ko rero uturuka mu nzira kuko akadasohoka kandi kumva uri kuvuga nk'isaha gasasirwa isusa wisize isosi mu musaya wa sadunda we niko se wanyeneye ihene we ibyo ndi kubaza n'ibyo uri kunsubiza ibyo byose byambaye tutarara si gusa umusore wasohoka ko Safari uzamusinyarira Sandra kuko musigaranye wamwasisohora mu musaya agasura asusumira nkasaga niko ibyo ngibi bitangiye kumbwira wowe bihurira birigurira muri uwo mutwe utari kubasha kumva ibyo ndi kuvuga ahubwo se wabyumva ute kandi uri kuvuga amafuti ahubwo wabyumva ute kandi uri we mafuti mbese ubundi kankubaza ubundi urashaka iki tujya gushaka mudugudu mudugudu wino se kanya twaje waramumenye nawe nzi ariko tujye kumushaka kumushakira iki kumushakira iki Cyane ubuse rwose. ko wanize ukamusha umunsi wambonye umunsi nakubonye oya tujye gushaka mudugudu nta bindi byo kuganira reka tujye kumushaka ngewe reka mbikubwire ubyumva ubyiteho kandi urabimenye ntaho ngiye urabyangira iki waretse nkajya kwishinganisha ngese urigeze nawe kujya kwishinganisha genda wishinganisha sigomba ko njye nawe tujyana nyine ngo ugende ubisinyire mvuge ko ari nawe utumye nza kwishinganisha ok genda nawe nzaza gusinyisha wowe cyari ikibazo cyawe nawe ugenda utavuze nk'umunyamakuru umukazana ari kumenya mbariza ahubwo se waba urubariza he icya mbere sitakingi divesi nagukizeho ngo ndajya amenya aho utabimbwiye icya kabiri kwiyenza kwawe nibyo bizagukoraho ubundi byatangiye gute bwahise ko nafashe mitsingi ya mbere nafata iya kabiri ishyari rikabiri rikabicira iki ndabizi se ubwo nyine ni ifitina ariko imbwa zibeshyera amannyo koko abantu bose barera mu kabari ni gute ari wowe bagiriye ifitina reganye mfite uko ngaragara nibyo pe aho uvuze ukuri ufite uko ugaragara ariko nanone uko ugaragara ntabwo aribyo byagatumye bakugirira ifitina none ubona ngaragara ne ahubwo si wowe ubona ugaragara umusore w'ibogari nyine ufite mone gira uti w'imbobo umusore w'ibogari ufite imisatsi ishinyitse wagira ngo ni imizi y'ikivumu wamubonye he ngaho rega n'ibya bene damu bose ibiki kugira ishyari nkaba ndigufitiye se cyane rwose kubera iki kubera izi direde zanjye wagicucu wese ko nta n'ubwenge ugira umutwe zameze wonge ntawe ufite kutazishizeho nuko ntabishakaga nuko nta mafaranga ufite nabura ikindi ariko amafaranga yo gushyiraho direde yose nayabura byo si ikibazo da ayibyo si wayabura none ubwo impamvu nazishyiraho ntabwo uyumva ni iyihe bitewe n'uburyo abantu bazifite bose baba bafata nk'imbobo ntabwo nazishyiraho jya urita umusatsi wawe urwaye bwaki gute nawe umaze imyaka hafi 30 umusatsi wawe udakura urumva direde zafatanye ariko njye impamvu udakura nuko ari njye uba wabishatse none se akaba ari uburenganzira bwawe bwo kuwugwingiza erega njyewe ntabwo ari uko umusatsi wanjye udakura ahubwo ni uko njyewe ujyaho nkura kugira ngo ube ndi umusirimu ubusirimu bugaragarira mu musatsi se cyane rwose none depite meya perezida n'abandi kuba batazishyiraho nuko zitababera wapi nuko batabishobora wapi ahubwo ni ukugira bakomeze basigasire ubusirimu bwabo ariko perezida arazifite perezida wahe Wapi? ariko iki si igicucuwa njye nawe tuba mu bihugu bibiri bitandukanye yazikizeho ryari kuva kera ese ubwo perezida wanyu ni uwuhe nawuzi se yego ndamuzi ariko wanzi ntabwo afite izo direde ndavuga perezida wa koperative y'abanyonzi kanyongo n'umumotari wagiye mu bati wakigwaryo turavuga abaperezida ukazanamo n'abanyonzi nasoma saba perezida aha turavuga perezida w'igihugu nanjye rero navugaga perezida w'abanyonzi kanyongirwa mu gisimenti kutukana nabira ntukanyene mwapfa nawe iriya mitsingi yo kwabiri mitsingi yo kwabira ibimeze ite uzi ukuntu kaba karyoshye none kavuye muri firigo urakaminina neza ubuzima bukiyongera ariko wakigwaryiwe aho kugira utekereza ibintu bizima no gutekereza inzoga reba ejo bundi ntabwo wagukubise kubera inzoga ubwo wivuga njye kukuremera nimba nta mafaranga ufite wakigwaryiwe njyewe nywa ndabizi urakanywa cyangwa tugereka kwijijisha uzaperereze petit frere inzoga naraziretse kuko nta kiza kizibamo iyo nkurebye amaguru barayavunnye kubera inzoga umutwe barawumenye kubera inzoga ejo bundi navuye mu bitaro natanze amafaranga menshi ku bucuti dufitanye aha none ubonye icyo unshinja oya ariko ntabwo ibyo ngushinja ari kukubeshyera nk'ejo bundi nagusanze mu bitaro bakuvunye imbavu nishyura ibihumbi 15 uzafasha kuyishyura wapi ejo bundi nagusanze muri gereza wowe gusanga muri gereza uzi kugira ngo usoremo amafaranga byantwaye uzi imbaraga byansabye ariko usibye mu bimenyi muvandi wambaye wari ukareka inzoga koko kara kanyago karananiye pe ariko se basi nzakora iki erega umuntu niwe wiha intego urumva umuntu niwe wiha intego uravuga ati ngiye nshaka kugera kuri ibi nshaka gukora ibi ngibi inzoga ndaziretse ubuse wishimiye kujya uhora ufungwa wapi ariko reka nkureke reka nizere ko imfubyi yumvira mu rusaku ubwo nawe nizere ko wumvise ahubwo se reka nkwibariza ikindi kibazo uvuye hehe mvuye hariya hepfo kwa biri uvuye kwa biri mvuye kunywa inzoga kunywa inzoga fanta gakonje kunywa inzoga wapi ibyo reka tubyihorere ntacyo tujyane mu rugo nkubwire inama zirakomereza mu rugo ariko bitewe n'ibintu umbwiye ndabyumvishe guhera uyu munsi inzoga ndaziretse siwumva rero aho ngaho ubaye umucama wanjye ariko nawe kaka naho karyohara ntaribi umva ibindi turabivugirana mu rugo reka tugende ngo njye gusa wowe unyoboke wumva inama nk'ugiye ko ndakuruta
turaziranye ese bofure kuri kwirukanka kibura mpa amaguru uri kujya hehe nta kibazo gihari tu uri kujya hehe ko mbona se ufite igihunga bite nta gihunga tu uretse uri kwirukanswa ni oya nta kibazo na kimwe gihari kuko ngenda nigende hano haruguru kuba ugiye hariya haruguru se ndadata uba ugenda ukeraguza nk'igisambo rwose nawe ntabwo bivuze neza turi kubona ameze nk'igisambo mu buhe bubi igisambo iyo kivuye kwiba nicyo kigenda kiruka cyane kigira ngo batagifata rero nawe uburyo uri kugendamo ntaho bitaniye pe sha aho uvuze ukuri pe ntabwo wibeshye wagira ngo arakurikiwe gakurikirwa n'ingabo wibye kaburimbo ya leta ariko nawe aho ngaho ntugakara kaburimbo ya leta se yayibaguye ntoki atayiba nta maboko amaguru n'umutwe cyangwa ubundi busambo yaba yifitemo y'ingoyi ntabwo yayiba kuko ari kaburimbo n'uyibye byose barasa nta ntugaharabika umuntu urabona asa nka kaburimbo ntabwo usa na kaburimbo ahubwo murasa cyane wagira ngo muri impangu wowe kundi uri umukara wowe gakaga inyumuzi wowe bivugura inzobe kazoberane naso umva we witondere uri bofuru utabizira ngabimenye se dore ko kiba gikanura mbese n'ibisatsi bipfunditse wagira ngo ni inkokora z'inka ubundi ibintu ngibi nibyo byo byiza utazi n'icyo bizize alo musaza umugabo wanshakiye arananiye n'ubu sinzi aho yaraye n'umumbonera umumfata ntagenze gute se kandi niba ubabona se muri amangahe ibishego bishimishije cyane ndaguha basi n'ibihumbi magana abiri nimuze mumfate ndamufite mane ndaje urashize none byabaye nako ni habaye ufite kandi nimwe mubyihoreyeho gato